Eh, papa, uvuye kwahira ubwatsi uyu museso n'ukuntu waraye udasinziriye? Ngabi. Karame. Yewe, narebye ukuntu nawe ugiye kujya gukora ikizamini cya leta. Ndavugana reka nzinduke nahera ubwatsi mbona uko nkora indi mirimo. Papa, mbabajwe nuko utakiryama. Kuko nijoro numvaga ugenda mu nzu yose. Yewe, Ngabi. Karame. Mba ndeba ko muryamye neza rega nta kibazo. Papa, ugomba kumenya ko ari we mubyeyi umwe dusigaranye. Ibyo ndabizi mwana we. Tukubuze nawe nta hantu twaba dusigaye. Ngabi. Karame. Muhumure ntacyo nzaba. Ahubwo ibyo koza isafuriya birekeye. Ufata ikayi witegura ujye mu kizamini. Papa, reka sige ntetse igikoma cya Cyusanangabo, ntabwo imirimo yose wayivamo. Kuri njye wakagombye kuba uryamye. Mwana wanjye se naryama ngo nduhuke aba bana bakaba bande. Nagigi yagiye mu kazi kwa Safari sinari kumubuza. Kandi mu gihe amaze hano yaramfashije bishoboka. Bituma niga neza. Uriya mwana mureke nta katagize Ngabi. Mpereza iyo safuriya ahubwo. Mwaramutse aba hano. Mwaramutse namwe. Ni karibu turi mu gikari. Ni Mutoni na papa we. Muto bite? Ni byiza Ngabi. Nari nzi ko wageze ku ishuri. Komera cyane. Waramutse papa muto? Komera cyane Ngabi. Waramutse nkubito we. Yewe ndaho ndakomeye Karenzi we. Ngabi, uzi ko ntari kujya mu kizamini ngo ntuze ntazi niba waje gukora. Urakoze sha muto. Nazi. Nkubito rero guteza amatwi Karenzi. Kugira ngo Ngabira ajye mu kizamini atuje nawe uruhuke. Cyusanangabo ndagira ngo mbe mbajyanye wanjye birirwane na Suzana biteho. Urakoze Karenzi we. Urakoze cyane rwose. Ahubwo reka ndebe ko tuduhungu twabyutse. Ahubwo muto. Wowe na Ngabira mu mirimo ni muyive mu mujye ku ishuri. Ibindi mu biduharire. Ahubwo ni mwakira ibiceri mu bigura amakaramu. Murakoze. Niko Karisi. Icyo kintu wikoreye ubwo nikiremereye. Ese ubundi ni igiki? Moses nawe wize ntuzi posta yasude. Iremereye kuba ibyo. Uhagaze mu nzira se muri iki gitondo. Waramutse nawe. Yego. Nderekeza ku ishuri tugiye gusirivera ibizamini bya leta. Uko narindiindirano wari tadore nawe ari inyuma hano. Reka mbe nduhuka da. Ruhuka pe. Nanjye ubu nerekeye kwandagije arekera kandangiye. Byiza rwose. Hagara sha ungeze imbere. Basingereza ibikoresho kwandagije. Ko yanze guhagarara se ntanaguhakanira akakureba gusa Karisi. Urabona ngira nsuzugura sha. Kariya kagabo se karabona igare ngiye ntaryigurira. Uretse ndakwereka. Reka byikora akaza Karisi. Wasanga atariho agiye. Abantu ntubazi. Ahubwo Karisi. Ku kigo twababajwe n'ukuntu umukobwa wawe Valentine amanota ye yamanutse. Kandi ibizamini bya leta byegereje. Murinde mwababara se simwe muyandika. Iyo mumuha menshi. Oya ni wayakoreye ariko. Ahubwo icyo nkubwira nuko nyuma twagiye kubona tuntu umukobwa arongera arabitsinze. Wa mukobwa wanjye ni igitangaza rwose. Ako kanyaberetse igihandure. Cyane rwose. Ariko rero baje kumenya ko ari uko asigaye aba kwa nyirakuru. Ahubwo twaragushimiye ko wamuretse akigabayo. Nibwo yiga atuje. Reka. Nyirakuru se niwe umwigisha. Ahubwo ndajya kumucyura niba ari byo. Mva nkubwire Kariste. Niba ukunda umukobwa wawe, ikintu cyiza wamukorera. Murekere kwa nyirakuru abanza arangiza ibizamini bya leta. Sibyo? Ariko se ubundi by'umuryango wanjye wabindekeye Moze. Ni igise umwana adataha wanjye mu rugo. Ubuze ko abantu bagira ngo iki? Ndumva icyiza ari uko washyira inyungu za Valentine imbere. Ukihanganira icyo gisebo. Ikindi mu gihe nk'iki akeneye urukundo rwawe. Wese ntiwifuza ko azatsinda Karisi? Ese muto wowe na Ngabire ko mutajya gukora ikizamini cya leta? Gigi, twari tuje kugura amakaramu kwa Kazungu yo gukoresha. Shambifurije kubitsinda kabisa. Urakoze. Shagigi urakoze cyane. Gusa buriya kubura mama byahungabanyije imyigire yanjye bikomeye. Birumvikana Ngabi, gusa wowe humurizera ibizamini rwose uzabitsinda. Ibyo Gigi avuga ni byo Ngabi. Usanzwe uri umuhanga kandi nkurikije uko twiganye muri club y'amasomo. Uzatsinda kuko amasomo yose urayumva pe. Murakoze kuntera imbaraga sha. Mama kiri wanarembye yahoraga akigikira ko niga.
ngomba gukora ibishoboka byose nkazatsinda maze nawe aho arakishima. yego shangabi sha rero reka mbareke mugende tu reka nanjye nigire gushakisha amayisha. ese utaragenda Gigi wowe akazi ko muri salon de coiffure kwa Safari bimeze bite? sha biragenda nyine nuko mbona bitari kuvamo neza gukuramo icumbi ni hatari pe. icumbi gute se kandi muri iyi minsi uri kwa Ngabe? yego mwana ariko ntabwo nshaka gukomeza kuhaguma kuko nabo baba bakeneye kuguma hamwe rega nk'umuryango ako nibyanga ndasubira street tu. Gigi ntabwo wakumva ubufasha waduhaye uko bungana. Papa waramushimishije cyane ariko ntitwakomeza kugora ushaka kugenda. Ako se Gigi niba ubona kariya akazi kataguha amafaranga yakemura ibibazo byawe wajya kureba Frank mu biro akakugira inama y'icyo wakora. umva yewe sha mvira mu byuma ubwo nk'icyo cyuma kigutemye. reka nihagarariye hano nirebera gusa ntabwo mbyegera. ureba ibiki nshungera umpagarare hejuru gapita waje gukora iki hano ko utagiye kwiga? ahubwo nakubazaga niba wakwemera nkajya ngufasha gusudira ukanyigisha nanjye nkabimenya. iki harya sha si we manzi wo kwa ntuza hirya iriya? yego ni ngiye manzi. mva hejuru y'intesha umwanya uri umunyeshuri ndakuzi none ngo nkwigisha ubusuderi? ese ubundi abandi ko bagiye mu bizamini ukaba ukerakera hano? ngiye ntabwo nkora ibizamini navuye mu ishuri ndishakira kuba umusuderi. ye kandi wa mwana urabeshya ubwo bwa mbere numvise umuntu uva mu ishuri ngo agiye kwiga ubusuderi. yewega nukuri papa Valentin niyumvamo gukora imyuga byongeye kandi ubusuderi ndabukunda waba ungiriye neza unyemereye kuko ndashaka kubyiga pe. uyu mwana ra ntigitangaza rwose muri se nakwigisha ko ntabona uwo mwanya kandi ntibyakorohera kuko sinkora buri gihe biterwa nuko nabonye akazi. papa Valentin mbabarira sinzakugora nzajya nza ku mashansiye yose wakoreyeho ndebe uko ubikora hanyuma njye ngufasha. ubwo ntabwo ushaka kunyicira akazi sha? oya ni ukuri erega buriya ndi n'umukozi mwiza. ariko wa muhungu igitangaza koko harya ntuzi gukoresha metero? ndabizi cyane umuntu wigaga mu wa gatatu se byananira yaba metero buhine na metero bushumi zose nzi kuzipimisha. fata iyo metero upimire kiriya cyuma ndashaka gukata 66 kuri 175 ubwo nibikunanira kwa here. Gigi rero hano hari amahugurwa y'imyuga itandukanye urubyiruko nirwo ruhitamo rukoresha ibyo rukunda. nyine ndashaka amahugurwa y'imyuga ariko nyine akaba ari umwuga utanga inoti. none se Gigi ubundi we mu myuga uzi wiyumvamo iyihe? nyine numva nakwiga ubukanishi ubusuderi cyangwa n'ikindi kintu nk'ubwubatsi. ibyo byose si ibyo Gigi hano training tugira hari iz'abahungu n'iz'abakobwa. imyuga rero ni y'abahungu kubera ko isaba ingufu kandi urabizi mwebwe abakobwa ko nta mbaraga. egoko ubwo se izo mbaraga zakenerwa nafite zingana gute? uzi ko ariko njye nikorera n'imizigo. erega Gigi ibyo nibyo wibwira kari akazi ntabwo ari ak'abakobwa n'abakobwa baguseka. erega fra ibyo simbyitayeho abanseka birabareba icyangombwa nuko nkora ibyo nkunze. Gigi umva rero nkugira inama ubundi wakigire mu budozi cyangwa ukiga ibyo guteka. mva happy kabisa shaka imyuga izamo akazi kama amafaranga nkabasha kubona aho mba kandi heza. erega Gigi ibi byo kuba heza no kubaho neza uzabigeraho umaze gushaka umugabo. wapi man umva mu buzima bwo ku muhanda mbamo nize ko kubaho uteze amaboko ku muntu runaka ari bwo burezi bwa mbere. umva Gigi n'ubundi uramutse urangije n'amahugurwa muri iyo myuga ushaka nta muntu waguha akazi uri umukobwa pe. kubera iki se banyima akazi gute kandi nararangije kwiga nzi gukora akazi bansaba? umva ntibakagwa kuko haba hari abahungu muri guhatana kandi bakurusha n'ubwenge. bandusha ubwenge gute se baba barize nsinziriye? umva Gigi ndumva utanyumva pe sohoka ahubwo nikorera akazi. umva sawa wangu ubwo nyine nzashaka ubundi buryo tu. Semanzi icyuma nakubuye kumpimira wakirangije ko nshaka kugikata? ego ko nabirangije kare. reka nzi ndebe ko watsinze igerageza ry'ibanze mu kazi k'ubusuderi. yewe ngwino rwose nawe upime birahura pe. mpereza iyo rati ndebe. akira nawe wirebere. mpereza okay 10 20. aha singaho birakunaniye nakubwiye ko nshaka 66 kuri uruhande ubu urabona hano ari kangahe? aho ni 99. ye baba we uzi ko irate nayicuritse 66 ikaba 99. ubu ni ibipimo bimeze neza nibwo icyo usudira nacyo kiba cyiza. wowe ushaka kunyicira ibyuma? nibeshye rwose. nk'ubu ndashaka gukora intebe amaguru agomba kureshya kandi buri kaguru kakajya mu nguni. ubu si ibi ni ibiki wapima?
mwambabariye se mukemera kuntoza ko nabonye aho ikosa riri. ariko we buriya musohotse ikizamini mukirangije koko nagiye kubona mbona Mutoni araromese ubwo nibwo nari ngeze kuri seribe mitamvuga nti karabaye koko. cyakora nanjye mwanyemeje pe gusa we mbonye nagerageje nkurikije ubwoba nari mfite. ko burya njye narangije kare nkabura icyo nkora ibibazo byose byakorekaga pe. Muto ikizamini cya mate mbonye cyoroshye ibindi nabyo nibyo raha nk'iki tuzabitsinda pe. ariko ni witonde burya ibizamini byoroshye kuri bafatira ku manota menshi pe ugasanga abantu batsinzwe mu buryo bubatunguye. Ngabi raraje Ngabi imibare uyibonye gute? kiriya cya mbere muri seri A mwabonye kangahe? Kiriya se ntigisa nk'icyo twakoze muri tesite se. Ibisubizo cyari ukubona 6 kandi nawe nike niko yabonye. Mana we iki kibazo cyantesheje umutwe. shawe uziko nanjye ubwo naba nakishe muraseka iki? Sha natangiraga ikibazo nagira hagati nkatekereza ibyo mu rugo bikicanga kikaba kirananiye gusa nagerageje. Ngabihumura ibisigaye byige neza kandi wihangana udahangayikishwa n'ibibazo byo mu rugo sibyo uzatsinda pe. Ngabi ese ntuzi ko wowe usanzwe uri umuhanga? Reka dutegure hamwe ibisigaye ahubwo tujye kwigira muri club ryawe. Mva kubera ko ikigoroba nta kindi kizamini dufite twahurira ku kigo cy'urubyiruko saa 11 tukiga sibyo? Ariko njye ndabanza nyure muri salon mfishe mu mutwe mbone kuza. dore pazo nibwo asohotse we ubwo muzi byamubayeho ikizamini cyamunaniye ubundi atangira kureba hejuru akajya hekenye ikaramu arangije arayijanjagura ubwo wino yuzura ibiganza no kuri pepe. sha pazo ngwino tubwire uko ikizamini cyari kimeze wangu. umuraribera avude hirima muri uwo mukingo ntabwo ndakugonga ndi kukureba. yewe numvaga ko ari igare ariko nkumva ari inturutse inyuma ari insanga. abagore muri abanyabwoba rwose ngiye kubona mbona wirukiye epfo. erega kubera ko nari nikoreye sinabashaga guhindukira. ibyo rugiye guhaha ku isoko se wabibonye? byose nabibonye kandi n'amafaranga wampaye byahuriyemo ubu ndatashye. ngaho uri igare ngo utware mugeze mu rugo. ngo iki reka ma ndakomeza ngende n'amaguru niyo menyereye. mva mbese cyangwa hari izindi gahunda ushaka kujyamo n'ubundi ukaba utarutashye? reka nta handi nca pe ngiye mu rugo. none se kuki udashaka ko nguheka ku igare ngo dutahe? abantu babona ndi kugenda ku igare wowe uri kugenda n'amaguru bagira ngo ukiribera. uw'abandi sindagenda ku igare ndinze ngana ntya ese ubundi ni iryande? ni iryanjye na gusa kandi nariguriye umuryango wanjye wose nawe ugomba kubyungukiramo kumva icyo kinyenga. ubu se ntibigushimishije ribera? ngaho parika neza nze nurire. Gigi yo ndabona akazu kamereye nabi kaje kabisa. Shandaje ngo mumfurire mu mutwe. urakoze yani kandi karibu rwose. nyamara ndabona aka kazi kazagufasha Gigi nujya ukorera abakiriya neza. kubakorera neza gusa aho ugegama gutya. Ani tuzi dushyushya asa naho ari twiza. amazi ashyushye ni nayo noga mu rugo. ese Gigi mu mutwe kushizemo shampoo nke? Ani wowe tonde ndaza kugushyiramo indi bwa kabiri kugira ngo ugende waka. oya rwose shampoo ni nkeya shyiramo shampoo nyinshi winsondeka ubundi si shampoo yanyita nahumura. yewe ni yinaha koko kariya kwanzara. ariko ntacyo ubwo ari wowe nyine ndashyiramo indi ariko utagira ngo ni buri mukiriya wese nabikorera. Gigi icyo gikombe kiguye hasi utongera kukidahisha amazi ngo uyansukeho. ibikombe ko mbifitera reka mfate ikindi. ayo mazi ni make y'isabune ntabwo inshira mu mutwe. ako si ubundi ko numva ubu kusa n'ushwaratura mu mutwe. ako si ubundi wowe wogeje nde? ako ubundi wowe waje kunyigisha akazi nsanzwe nkora buri munsi. kugakora buri munsi se bivuze kugakora neza? nyine no gutobanga imisatsi y'umuntu. mva nukomeza kunyemeraho ndakuriye kujyana iryo furo mu mutwe yani urumva? Okay ngaho komeza basingirira va nigendere. Asiki amazi amanutse imbere mu myenda urabona ukuntu nteje imyenda ubu se ndanyura he? umva ndambuye ubwibone bwawe si wowe uhindukiye akakumenekaho. Gigi karame safa ni ibiki bibaye? ntacyo. Valentina karame papa ndigira hino nkubwire. mwiriwe
wiriwe papa muri volantiye yego ibizamini se byari byoroshera ko narinje kugutegereza hano ku marembo y'ikigo ngo menye uko bimeze urebye byari mu rugero nagerageje nuko mwana wanjye rwose ukomereza ahubwo uri rigare dutahe ndumva wagakoze ntabwo ntaha mu rugo papa ndasubira kwa nyogokuru nanjye niho nshaka kukugeza urumva se nakujyana mu rugo utabishaka ndabona bidasanzwe noneho byagenze gute ko urimo kuvuga neza erega mwana wanjye humura noneho nzahora mvuga neza ahubwo uri rigare tugende papa ntabwo mpita ntaha njyanye n'abandi ku kigo cy'urubyiruko kwigira ikizamini tuzakoresha ese naho ugiye noneho uri rigare mpakugeze ubwo se nuramuka unjyanye mu rugo oya ndishakira kugenda n'amaguru humura Valentina mwana wanjye abantu bari kutureba bayobe ibyo dusigana nibaramuka babonye ugenda n'amaguru mu cyerekezo nyuramo baragira ngo urantinya nkaho nari so ndakugeza aho ushaka hose ariko uri rigare ngaho reka nurire Gabi namenye ko muraza kwigira hano ku kigo cy'urubyiruko ndavuga ngo reka nze kubabaza uko ikizami cyagenze yego shagigi urakoze urebye twagerageje kuko kwigira muri groupe gutya biri kudufasha mbese dufite icyizere nanjye nkunze ukuntu watekereje no kuza kutubaza uko twakoze Pazo na Kagabo baraza mu kanya twigane kandi nabo ngo ni sawa sha muto erega ino ni mwebwe mu ntera morale ahubwo se mbeke babaza buriya tuzongera gukora rya repetition ko numva mbikumbuye ego ko gigi muri iyi minsi nta repetition twakora ibizamini biba bimeze nabi bite mva mu mbabarire natinze cyane ahubwo nuko ngize imana paka mari ufite ku igare abundi nari gukererwa cyane muto urebe neza nuhaguruka umupira wawe ushobora gucika dore wafashwe n'umusumari yewe wakoze Valentine iyi ntebe yari kuwuca pe kandi ndawukunda sare muto iyo stirera umupira w'umweru uko kugera mu mavi nk'itaburiya y'abaganga atangiye kwambara nk'abadokitesha nawe ariko ndabona ku ikanzu babahaye uritaye se kuzadoda nk'iyo kanzu nutangira gukora imideri naba namwe sha muzi icyo mwifuza kuzaba njye na n'ubu sindamenya ibyanjye ariko ngabi wabura akazi ka feke wazakora ni ubwo akazi ka feke ushaka kuvuga iki akazi ka feke ni nk'ako kujya hoza abantu mu mutwe ukajyana hoza n'ababandi bameze amezi n'amezi batoga mu mutwe funga uwo munwa niba udashaka gutahana ibihanga na ndetse reka nigende oya shagigi igumire hano ntituratangira kwiga wapi muto je nanga umuntu nzana y'imikasi ariko ni kuki utesha agaciro akazi gakora kandi uzi icyo kamumariye sibyo uko ni ukuba umwana mubi rwose kandi nta kazi ntashobora kurota gukora mu buzima bwanjye ahubwo abagakora si ongera uvuge ibyo bigambo byawe bitameshe nkwereke ongera se